ubuzima bworoha iyo bunyujije mu nzira zigoye. Itandukaniro ryonyine riri hagati yo kugera ku byo wifuza no gutsindwa ni amahitamo agoye ukora. Amahitamo yo kureka kujya mu kabari uyu munsi kandi ari impera z'icyumweru. Amahitamo yo kuzimya televiziyo ukambara inkweto ukajya muri siporo. Amahitamo yo kubyuka mu ruturuturu ukajya gukora bya bindi wiyemeje ko uzakora uyu mwaka. Amahitamo yo kureka gusambana n'ubwo irari n'umubiri bibigusaba. Aya mahitamo arakomeye cyane ku buryo kuyakora bisaba kwigira ikinyabupfura wowe ubwawe aho gutsimbarara ku byoroshye kandi biryoshye. Buri wese atekereje neza yasanga hari igihe yigeze guhitamo toya ariko kakazazana impinduka zikomeye mu buzima bwe. Ni kimwe n'uko ushobora kubaho wicuza ikintu utakoze nyamara cyasabaga ingufu n'umwanya muto cyane. Iyo ugeze muri gare ugasanga bisi wari ugiye kugendamo imaze guhaguruka, uhita utekereza neza uburyo wamaze iminota 2 cyangwa 3 wicaye mu rugo uvuga ngo ndagenda mu kanya. Uhita utekereza ko iyo minota iyo uza kugenda mbere yayo iyo bisi uba ujyanye nayo. Bitekerezwa ko abantu bakunda inyungu n'umunezero by'ako kanya. Bakunda kuvuga ko amavuta y'umugabo aramuraye ku mubiri. Abo bantu bagorwa cyane no kugera ku ntego zabo z'igihe kirekire. Ndabasuhuje ndi Softman Official. Ni ubuhe buryo ukoresha kugira ngo uneshe ibishuko, ibyifuzo n'irari ry'agahe gato ku nyungu z'umutuzo, umunezero birambye? Kimwe mu byifuzo bigora umubiri cyangwa umuntu ni ukurwanya no gutsinda ibishuko ndetse n'irari uko byaba bimeze kose. Hari igitabo bita How to Build Self Discipline. Iki gitabo gikubiyemo ubushakashatsi bukomeye. Bimwe mu byo turibandaho biri muri iki gitabo. Urubyiruko rw'uyu munsi bigenda bite ngo umuntu atinde gushaka? Bigenda bite ngo imyaka yo gushaka igere, umuntu agere mu myaka 25, umuntu agere mu myaka 30, umuntu agere mu myaka 35, umuntu agere mu myaka 40 nta nzu zo gushaka afite? Ubusambanyi bubigiramo uruhe ruhare? Bigenda bite ngo ubusambanyi bufasha umuntu kumara igihe kirekire atarashaka, aba umukobwa aba umusore? Mu bushakashatsi bwakozwe na Pew Research Center mu 2022 abantu b'ingeri zose barenga 60% bavuze ko gusambana mbere yo gushaka byabaye ibintu bisanzwe mu rubyiruko. Iyo mibare irenga 80%. Ubu hari urubyiruko rwinshi rutangira ubuzima bwabo bw'urukundo ku myaka 15 cyangwa hasi yayo, bagakomeza gusimburanya abakunzi n'ahari ibintu bisanzwe. Urugero, mu Rwanda ubushakashatsi bwakozwe na RBC Rwanda Biomedical Center mu 2020 bwerekanye ko umwe muri 3 b'urubyiruko rwatangiye ubuzima bw'imibonano mpuzabitsina mbere y'imyaka 18. Ibi bituma igihe cyo gushaka iyo kigeze umuntu abura discipline, umwifato mu gushaka. Aba yaramenyereye sex nk'ikintu gikorwa igihe icyo ari cyo cyose, nta bubasha bw'umutima cyangwa ubushishozi. Iyo umuntu amaze kumenyera ubuzima bwa hit and run ntaba agifata urukundo nk'ikintu gikomeye, ahubwo ni nk'uburyo bwo kubona ibyo ashaka. Bimwe mu byifuzo bihanitse by'abakobwa n'igitutu. Mu bushakashatsi bwakozwe na Harvard University mu mibanire y'urubyiruko bwagaragaje ko 74% b'abasore bibaza ko abakobwa bakunda cyane amafaranga n'imibereho yo hejuru kurusha urukundo. Raporo ya Gopoli mu 2021 yagaragaje ko muri Afurika y'Iburasirazuba abakobwa bagera kuri 56% bemera ko barambagizwa bitewe n'uko basaba support y'imibereho, ifunguro, itike, amafaranga y'imyenda, airtime n'ibindi. Ibi byose bitera abasore igitutu gikomeye. Batubwo nta kintu mfite, nta n'ufite icyo nsaba nzashaka. Urugero rufatika, hari umusore w'imyaka 27 ukora akazi k'ubushoferi i Kigali yagize ati: nigeze kurambagiza umukobwa mwiza cyane ariko umunsi umwe arambwira ngo sinshobora kujya aho abantu bambona mbaye nafite imodoka. Uyu musore yahise afata umwanzuro wo guhagarika urukundo yazaba afite iyo modoka. Ubu busambanyi bukorwa n'urubyiruko ndetse rukiri ruto bigira ingaruka ku muryango ndetse n'ahazaza muri rusange. Iyi myumvire ateye ingaruka zikomeye mu muryango. Mu bihugu byinshi biri mu Rwanda, Ethiopia, Kenya, Burundi, bari abashyingirwa irimo kugabanuka cyane.
mu Rwanda imibare ya NICL mu bihumbi 2022 igaragaza ko umubare w'abashyingirwa wagabanutseho 35% mu myaka 10 ishize. Abenshi babisobanura nko gutinya urugo, kutitegura cyangwa gutinya ibibazo by'abagore cyangwa abakobwa b'iki gihe. Ibi byanateje ikibazo cy'ubusambanyi bukabije, abana babyarwa imburagihe ndetse n'ubwigunge bw'urubyiruko ku nimba zikomeye cyane. Mu gihe urukundo rwagombye kuba rushingiye ku ndangagaciro z'ubufatanye, bwabaye nk'irushanwa, amafaranga n'isura. Hari icyizere kimwe gihari. Icyo dukeneye ni ukugarura indangagaciro. Urukundo si amafaranga. Ni umuntu ushobora kuba hamwe muri bike no muri byinshi. Ni byiza ko umusore ashyira imbere kwiyubaka mbere yo kwirukanyira mu mibanire. Abakobwa bakwiye kujya bareba icyerekezo cy'umusore aho kureba igikapu afite. Hari umushakashatsi umwe wavuze ikintu cyiza. Yaravuze ngo umukobwa w'umuhanga yita cyane ku musore ufite viziyo aho kwita ku musore ufite televiziyo. Umusore ufite televiziyo n'ufite viziyo baratandukanye. Imbere aha, umusore ufite viziyo azagera ku ndoto ze, hanyuma umusore ufite televiziyo amurebe kuri televiziyo. Icyo gihe wa mukobwa uzaba yerekeye umusore ufite televiziyo azareba wa musore yanze wari ufite viziyo kuri televiziyo y'uwo mugabo babana. Iki gitabo bita How to Build Self Discipline, hari amagambo amwe n'amwe akomeye yanditsemo. Umuhanga wacyanditse yanditse ibintu bikomeye. Yaragize ati, kubura urubyiruko gukora ibyo ushatse si ubwisanzure, ahubwo ni ukwemera gupfusha ubuzima ubusa. Imbere yari no gutura ku bw'impamvu zidafite icyerekezo, kubaho ku bw'impamvu zidafite icyerekezo. Yagize ati, if you want to change your behavior, you have to change your environment. Ibi bisobanuye neza ko iyo ukeneye guhindura imyitwarire yawe, ugomba guhindura abagukikije, ugahindura abo mugendana, ugahindura abo mubana. Ese abo mubana bafite iyihe myitwarire, bafite iyihe mico, bafite izihe ndangagaciro? Ibyo bemera ni ibihe, ibyo batemera ni ibihe? Uyu mushakashatsi yaragize ati, irari ryubakwa n'akantu gato. Umuntu yemera rimwe bikarangira bimutwaye ibihe byose ubuzima bwe. Rimwe na rimwe abantu benshi ngo batangira ubusambanyi bagerageza, bikarangira babaye imbata muri byo. Uyu mugabo kandi yaragize ati, kwifata ni ukurwanya ibyishimo by'ako kanya kugira ngo ubone amahoro arambye. Ibi bishobora gukoreshwa n'abantu bamwe na bamwe mu buzima bwabo kandi bikazana impinduka. Uyu mugabo kandi yagize ati, cyangwa icyifuzo gitunguranye, aha niho ushyira ubusambanyi mu rubyiruko. Yagize ati, uyu mugabo kandi yagize ati, iyo wemereye irari kukuyobora uba wivangiye ubwa mu maboko y'byako kanya. Ubu buzima hari ibyo budusaba. Ubu buzima hari imyifatire budusaba. Ubu buzima hari imyitwarire bidusaba. Ubu buzima hari icyo budusaba gukora. Ese umubiri wawe ushobora kuwutegeka? Ni amasaha angahe ushobora gutegeka umubiri wawe utarya? Ni amasaha angahe ushobora gutegeka umubiri wawe udakoresha internet? Ni amasaha angahe ushobora gutegeka umubiri wawe udafata ikintu icyo ari cyo cyose, cyaba amazi, cyaba ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa? Umwitozo wo gufata umubiri ushobora kukurinda byinshi. Umwitozo wo gufata umubiri wawe ushobora kukubakira ejo hazaza heza, ukazakugeza kuri byinshi utigeze utekereza ko wazageraho. Ibuka kumanuka hasi ukanda inzogera, ukore subscribe, ukore share, ukore comment. Ese wowe ubona urubyiruko rw'uyu munsi ubwoko bw'ubuzima rubayemo bushobora kuzatuma wubaka umuryango mwiza unejeje w'ejo hazaza?